Iki ni cyo gihe Uwiteka arimo asana ibintu byari byarasenyutse ku buzima bwawe. Uzi ko hari igihe Satani ajya aza ku buzima bwawe akagira ibintu asenya, akagira ibintu atwara, akagira ibintu ariganya ku buzima bwawe. Yesu avuganye nawe, arimo arasana, arimo arubaka, arimo aragarura ibintu byawe dayimoni yari yarasenye. Reka dusome ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'Imigani, ibice 18 ku murongo wa 30. Harimo ijambo rivuga ngo Eliya asana igicaniro cyari cyarasenyutse. Hari ibintu ku buzima bwawe byari byararangiye pe, kandi nawe ukabona ko nta garuriro, ukabona ko nta cyerekezo, ariko kuko Imana ishoboye byose, idashoboye gukora nk'abantu, idashoboye kuvuga nk'abantu, idashoboye kubeshya nk'abantu, niyo mpamvu aka kanya ije none iguhaye iri jambo ngo ikugarutseho, ije kongera gusana ibyari byarasenyutse. Nusoma ku mirongo wa 31 harimo ijambo rivuga ngo Eliya atoranya amabuye 12, rivuga ngo hari imigisha yawe irenga umwe ikagera muri 5 ikarenga 10 igiye kongera kugaruka ku buzima bwawe. Ndagushimiye we wakoze subscribe. Iyo dusenga Imana irakora, Imana dusenga iravuga, ishoboye byose, ntibeshya, ibyo yavuze ku buzima bwawe izabikora. Icyo usabwa wowe ni iki? Ni ukwizera. Nimba uri mu byaha ukavuga ngo ndashaka gukizwa none, gukizwa ntibigoye, ni ukwatura amagambo meza ku buzima bwawe, ukavuga ngo Mana, uyu munsi mfashe umwanzuro, mbabarira sinzongera gukora ibyaha. Yesu aragakubabarira. Nurangiza ubwire Imana ati ndashaka ko ungarurira akazi kanjye kagiye, ndashaka ko ungarurira umuryango wanjye wasenyutse, ndashaka ko ungarurira ibyanjye byatwawe, ndashaka ko ungarurira. Wowe were kumva ko ari ikintu gitangaje kidashoboka. Ku Mana nta kirenze, nta kintu kidashoboka. Niko Imana irimo ivuga, iguhaye amahirwe yo kwakira ibyari byarabuze ku buzima bwawe. Murakoze, ujye ukora subscribe, share kuri TikTok ndetse na YouTube channel kuri Dukuzumuremyi Church. Aha niho hantu dusengera Imana igasubiza ibyifuzo byacu. Murakoze.